Umunsi w'141 uyu munsi turasoma mu gitabo cya kabiri cya Samweli umutwe wa 3 ndetse no wa 4. Turasoma kandi Zaburi 132, dusome no mu Ivanjiri ya Mariko umutwe wa 12 umurongo wa mbere kugeza ku wa 27. Samweli wa kabiri umutwe wa 3. Ubwo inzu ya Sawuli n'iya Dawudi zirwana intambara y'urudaca, Dawudi akarushaho gukomera, naho inzu ya Sawuli ntihweme gucika intege. Abahungu ba Dawudi yabyariye i Heburoni. I Heburoni Dawudi ahabyarira abahungu. Uw'imfura yitwaga Aminoni yabyaranye na Ahinowamu w'umunyeyeziyeleyeli. Uw'ubuheta akaba Kileyabi wa Abigayila mukanabi w'i Karumeli. Uwa gatatu ni Abusalomu umuhungu wa Maka mwene Tirimayi umwami wa Geshuri. Uwa kane na Adoniya umuhungu wa Hagita. Uwa gatanu ni Shefatiya umuhungu wa Abitali. Uwa gatandatu ni Itereyamu na Egara muka Dawudi. Abo nibo bahungu ba Dawidi yabyariye i Heburoni. Abuneri yangana na Ishibosheti. Igihe cy'intambara y'inzu ya Sawuli n'iya Dawudi, Abuneri we yakomezaga kwibonamo umuntu ukomeye kwa Sawuli. Sawuli yari yarahoranye inshoreke yitwaga Risipa umukobwa wa Aya. Ishibosheti abaza Abuneri ati, ni kuki watashye ku nshoreke ya data? Nuko Abuneri yarakazwa cyane n'ayo magambo ya Ishibosheti, aramubwira ati, mbese ndi imbwa y'Umuyuda kugeza ubu nagiriye neza inzu ya so Dawudi, abavandimwe be n'inshuti ze? Sinagutereranye ngo ugwe mu biganza bya Dawudi, none ushatse kumpamya icyaha n'uyu mugore? Kuva ubu rero Imana irankoreshe uko ishaka, nindakorera Dawudi iby'Uhoraho yamurahiye, kuvana umwami mu nzu ya Sawuli no gushinga ingoma ya Dawudi kuri Isiraheli no kuri Yuda, uhereye i Dani ukagera i Berisheba. Ishibosheti ntiyagira icyo asubiza Abuneri, kuko yari amuteye ubwoba. Abuneri yiyunga na Dawudi. Abuneri yohereza intumwa kwa Dawudi mu izina rye, aravuga ati, mbese iki gihugu ni icyande? Arongera kandi ati, tugirane isezerano maze nzagufashe kwigarurira Isiraheli yose. Dawudi aramusubiza ati, ibyo ni byo, ngiye kugirana nawe isezerano, ariko icyo ngusaba ni kimwe, ntuzantunguke imbere utabanje kunzanira Mikali umukobwa wa Sawuli, ubwo uzaza kunyiyereka. Ubwo Dawudi yohereza intumwa kwa Ishibosheti mwene Sawuli, aramubwira ati, nyoherereza umugore wanjye Mikali, nakoye ibinyita 100 bikebwe ku Bafilisiti. Nuko Ishibosheti yohereza abamuvana iw'umugabo we Paritiyeli mwene Layishi. Umugabo aramuherekeza kugera i Bahurimu, yari amukurikiye arira, ariko Abuneri aramubwira ati, genda subira imuhira. Nuko asubirayo. Bukeye Abuneri aganira n'abakuru b'imiryango ya Isiraheli, arababwira ati, hashize igihe kirekire mushaka ko Dawudi ababera umwami, none igihe kirageze. Koko rero dore ibyo Uhoraho avuze kuri Dawudi, kubw'ikiganza cya Dawudi umugaragu wanjye nzarokora umuryango wanjye Isiraheli ikiganza cy'Abafilisiti, nyirokore n'ikiganza cy'abanzi bayo bose. Ibyo byose Abuneri abibwira n'Ababenyamini. Hanyuma ajya i Heburoni kubwira Dawudi ibyashimishije Isiraheli yose, n'inzu yose ya Benyamini ikabyemera. Nuko Abuneri n'abantu 20 bamuherekeje ajya kureba Dawudi i Heburoni. Dawudi azimanira Abuneri na bagenzi be. Abuneri abwira Dawudi ati, ngiye gukoranyiriza Isiraheli yose imbere y'umwami umutegetsi wanjye, bazagirana nawe isezerano, maze utegeke aho wifuza hose. Dawudi areka Abuneri yigendera mu mahoro. Yowabu yica Abuneri. Ariko abagaragu ba Dawudi na Yowabu baza gutahuka bavuye mu ntambara, bazanye iminyago myinshi cyane. Abuneri ntiyarakiri i Heburoni kwa Dawudi, kuko yari yamuretse akagenda mu mahoro. Igihe Yowabu n'ingabo ze bageze aho, baza kubwira Yowabu bati, Abuneri mwene Neri yaje ibwami.
maze umwami aramwihorera yigendera mu mahoro. Yowabu asanga umwami maze aramubaza ati, ibyo wakoze ni ibiki? Dore Abuneri yaje iwawe, ni kuki wamurekuye akagenda? Uramuzi Abuneri mwene Neri, yazanywe no kukwinja kugira ngo amenye itabara n'itabaruka ryawe, no kugira ngo amenye ibyo ukora byose. Yowabu ngo asohoke kwa Dawudi, yohereza intumwa gukurikira Abuneri, bamugarurira ku iriba rya Sira, ariko Dawudi atabimenye. Abuneri akigera i Heburoni, Yowabu amujyana imbere mu rugo ahiherereye, mbese nk'ugiye kuganira nawe bitonze. Bahageze amutikura mu nda aramwica, kugira ngo ahorere amaraso ya murumuna we Asaheli. Hanyuma Dawudi ngo abyumve aravuga ati, njye n'ubwami bwanjye iteka ryose mu maso y'Uhoraho turi abere b'amaraso ya Abuneri mwene Neri. Ahubwo azahame Yowabu n'umuryango we wose, ntihazagire ubwo habura mu nzu ya Yowabu abantu bafatwa n'ibisebe bininda amaraso, ibibembe, abanyantege nke, abicwa n'inkota cyangwa ababura ibyo kurya. Abuneri yari yarishe Asaheli murumuna wabo mu ntambara ya Gibewoni, ari nacyo cyatumye Yowabu na Abishayi umuvandimwe we bamwica. Dawudi abwira Yowabu n'abari kumwe nawe bose ati, nimushishimure imyambaro yanyu mukenyere ibigunira maze muririre Abuneri. Nuko Dawudi aherekeza ikiriba cye Abuneri bamuhamba i Heburoni. Umwami aririra hejuru y'imva ya Abuneri, maze n'imbaga yose isesa amarira. Hanyuma umwami agira amaganya kubera Abuneri, maze aravuga ati, mbese Abuneri we, wari ukwiriye gupfa urw'umugome? Amaboko yawe ntabwo yari aboshye, ibirenge byawe ntibyari mu minyururu, nk'uko umuntu agwa imbere y'abagome, nawe niko waguye. Nuko imbaga yose yongera kumuririra. Hanyuma imbaga yose ihatira Dawudi kugira icyo arya butarira. Ariko Dawudi arabarahira ati, Imana inkorera icyo ishaka cyose niba ndiye, ku mugati cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose mbere y'uko izuba rirenga. Imbaga yose irabimenya kandi irabyishimira, ndetse n'ibyo umwami yakoraga byose niko byemerwaga na bose. Uwo munsi imbaga yose na Isiraheli yose bumviraho ko ukwicwa kwa Abuneri mwene Neri atari igikorwa cy'umwami. Nuko umwami abwira abagaragu be ati, ntimuzi se ko uyu munsi muri Isiraheli hapfuye umutware, umuntu ukomeye? Uyu munsi nanjye nacitse intege nubwo nasizwe amavuta y'ubwami, kandi bariya abahungu ba Seruya bandusha gukaza umurego mu kumena amaraso. Ariko Uhoraho yitura umugiranabi akurikije ububi bwe. Bahana Rekabu bica Ishibosheti. Bukeye Ishibosheti mwene Sawuli ngo yumve ko Abuneri yiciwe i Heburoni, acika intege na Isiraheli yose ikuka umutima. Kwa mwene Sawuli hakaba abagabo babiri b'abatware b'udutsiko, umwe yitwaga Bahana, undi akitwa Rekabu. Bari bene Rimoni i Beyeroti, bakaba Ababenyamini, kuko Beyeroti nayo yarebwagaho kuba umwe mu migi ya Benyamini. Abantu b'i Beyeroti bari barahungiye i Gitayimu, maze bigumirayo kugeza na n'ubu. Ubwo hakaba hakiriho umwana wa Yonatani mwene Sawuli wari wararemaye amaguru yombi. Yari afite imyaka 5 ubwo inkuru y'urupfu rwa Sawuli na Yonatani yavaga i Yizireyeli. Umurezi we nibwo yamuteruye kugira ngo ahunge, maze kubera kwihuta umwana yitura hasi, maze agumya gucumbagira atyo. Uwo mwana yitwaga Mefibosheti. Bukeye b'abahungu ba Rimoni w'i Beyeroti, ari bo Rukabu na Bahana, baragenda bagera kwa Ishibosheti ku manywa y'ihangu. Noneho we akaba araryamye aruhuka saa sita. Umugore w'umunyarugi wajonjoraga ingano nawe yarahunyizaga, maze arasinzira. Rekabu n'umuvandimwe we binjira bwombo mu nzu aho Ishibosheti yari ari, maze bamuca umutwe. Hanyuma batwara umutwe we, bagenda ijoro ryose banyuze Araba. Nuko uwo mutwe wa Ishibosheti bawuzanira Dawudi i Heburoni, babwira umwami bati, dore umutwe wa Ishibosheti mwene Sawuli umwanzi wawe wahoraga agenza ubuzima bwawe.
uyu munsi Uhoraho yahaye umwami umutegetsi wanjye kwihorera kuri Sawuli n'urubyaro rwe. Dawudi asubiza Rekabu na Bahana umuvandimwe we, bene Rimoni w'i Beyeroti ati, ndahiye Uhoraho wankijije abashakaga kunyica bose. Umuntu waje kumbikira ngo Sawuli yapfuye, nawe yibwiraga ko anzaniye inkuru nziza, ariko naramufashe mwicira isi kiraje. Icyo ni cyo gihembo namuhembeye inkuru nziza ye. None se mu by'ukuri nk'aba bagome biciye intungane mu nzu ye, ku buriri bwe si ngombwa se nonaha kubaryoza amaraso ye akiri mu biganza byanyu nkabavana ku isi? Maze Dawudi ategeka abasore be barabica, babaca ibiganza n'ibirenge, babibamba hafi y'ikidendezi cy'i Heburoni, naho umutwe wa Ishibosheti bawuhamba mu mva ya Abuneri i Heburoni. Zaburi y'Ijana na 32, indirimbo mu birori byo kwimura ubushyinguro butagatifu. Uhoraho ibuka Dawudi n'ubuyoboke bwe bwose, we warahiriye Uhoraho agasezeranya nyir'ububasha wa Yakobo, ati, ntabwo nzinjira mu ihema ryanjye ngo ndambarare ku buriri bwanjye, ngo amaso yanjye ahumirize n'ingohe zanjye zitora agatotsi, ntarabonera Uhoraho ikibanza, ntarabonera nyir'ububasha wa Yakobo aho atura. Twari twumvise ko buba i Efurata, twabusanze mu mataba y'i Yahari, nimuhoge twinjire aho atuye, dupfukame imbere y'umusego w'ibirenge bye. Haguruka Uhoraho uze mu buruhukiro bwawe, wowe n'ubushyinguro bw'ububasha bwawe, abaherezabitambo bawe nibambara ubutungane, maze abayoboke bawe bavuze impundu. Girira umugaragu wawe Dawudi, woye gutererana umwami wisigiye amavuta. Uhoraho yarahiriye Dawudi, n'indahiro atazivuguruzaho, ati, nzitoranyiriza umwe mu bahungu bawe, nzamugira umwami uzakuzungura. Abahungu bawe nibakomeza isezerano twagiranye n'amatangazo nabamenyesheje, abahungu babo nabo bazicara ku ntebe yawe y'ubwami ubuziraherezo. Kuko Uhoraho yihitiyemo Siyoni, ashaka ko imubera ingoro, ati, niyo buruhukiro bwanjye iteka ryose, niho nzatura kuko nabyifuje. Nzayiha umugisha nyigwirizemo ibiyitunga, abakene bayo mbahaze umugati, abaherezabitambo mbasesureho umukiro, n'abayoboke babo bazavuza impundu. Niho nzaturutsa inkomoko ya Dawudi, nzahakomeze urumuri rw'intore yanjye, abanzi be nzabakoza ikimwaro, maze ikamba rye rizamubengeranireho. Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko, umutwe wa 12, umurongo wa 1 kugeza ku wa 27. Umugani w'abanyamizabibu b'abahotozi. Nuko Yesu atangira kubabwira mu migani avuga ati, umuntu yateye imizabibu mu murima we, ayikikizaho uruzitiro, acukuramo urwengero, yubakamo n'umunara w'abararirizi, awatira abahinzi, maze yigira mu rugendo. Igihe cy'isarura kigeze, yohereza umugaragu kuri ba bahinzi ngo bamumuhere ku mbuto z'imizabibu. Ariko bo basumira uwo mugaragu, baramuhondagura, bamwohereza amaramasa. Arongera batumaho undi mugaragu, uwo nawe bamurema uruguma mu mutwe, baramutukagura. Nuko yohereza undi we, baramwica. Nyuma yohereza n'abandi benshi, bamwe barabakubita abandi barabica. Hari hasigaye umwana we yakundaga, nyuma bari wabatumaho yibwira ati, umwana wanjye we ntacyo bazamutwara. Ariko abahinzi bamubonye barabwirana bati, dore uzamuzungura nimuze tumwice, maze tuzamuzungura ibye. Nuko baramufata baramwica, bamujugunya inyuma y'umurima w'imizabibu. Mbese mubona nyir'imizabibu azakora iki? Azaza arimbura abo bahinzi, maze imizabibu ayishinge abandi. Ntimwasomye se mu byanditswe ngo ibuye ryajugunywe n'abubatsi niryo ryabaye insanganyarukuta? Ngiki icyo Nyagasani yakoze kikaba kibaye igitangaza mu maso yacu. Bashaka uko bafata Yezu, ariko batinya rubanda. Bari bumvishe neza ko ari bo yavugaga muri uwo mugani, nuko bamusigaho barigendera. Umusoro wa Kayizari. Hanyuma bamwoherereza bamwe mu bafarizayi no mu baherodiyani kugira ngo bamufatire ku byo avuga.
baraza baramubwira bati mwigisha tuzi ko uvuga ukuri ntacyo wikanga kuko udatinya amaso y'abantu ahubwo wigisha inzira y'Imana mu kuri. Ese gutanga umusoro wa Kayizari biremewe cyangwa se ntibyemewe? Tujye tuwutanga cyangwa se twoye kuwutanga? Ariko Yezu kuko yari azi uburyarya bwabo arababwira ati kuki muntega iyo mitego? Nimunzanire igiceri ndebe. Barakimuzanira. Yezu arababaza ati iri shusho n'iri zina biriho ni ibyande? Baramusubiza bati ni ibya Kayizari. Yezu niko kubabwira ati ibya Kayizari mubisubize Kayizari, n'iby'Imana mubisubize Imana. Ngo avuga atyo baramutangarira cyane. Ikibazo cyerekeye izuka ry'abapfuye. Nuko abasaduseyi baza bamugana, ba bandi bavugaga ko kuzuka bitabaho. Baramubaza bati mwigisha, dore Musa yatwandikiye iri tegeko ngo umuntu napfa asize umugore batabyaranye, umuvandimwe we agomba gucyura uwo mugore kugira ngo acikure nyakwigendera. Habayeho rero abavandimwe 7, uwa mbere ashaka umugore maze apfa batabyaranye. Uwa kabiri acyura wa mupfakazi nawe apfa batabyaranye. N'uwa gatatu bigenda gutyo. Bose uko ari 7 bapfa badasize imbuto. Amaherezo wa mugore nawe arapfa. Igihe kizuka nibamara kuzuka, mbese uwo mugore azaba uwande muri bo? Ko bose uko ari 7 bazaba baramutunze? Yezu arabasubiza ati aho ntimwayobejwe no kutamenya ibyanditswe? Mukirengagiza n'ububasha bw'Imana? Erega igihe abapfuye bazazuka nta n'umwe uzagira umugore, nta n'uzagira umugabo, ahubwo bazamera nk'abamarayika bo mu ijuru. Naho ku byerekeye ko abapfuye bazazuka, ntabwo mwasomye mu gitabo cya Musa uko Imana yamubwiye muri cya gihuru kigurumana iti ndi Imana ya Aburahamu, Imana ya Izaki n'Imana ya Yakobo? Ntabwo rero Imana ari iy'abapfuye, ahubwo ni iy'abazima. Mwarayobye cyane. Nimwakire neza ijambo ry'Imana.